Birashoboka ko waba ufite simukadi zirenze imwe, noneho wazikura muri telefone, wajya kuzishyira muri telefone ntuze kumenya simukadi washyize muri telefone nimero yayo. Urugero rwa hafi, ufite simukadi eshatu za Eyateri cyangwa se za MTN, noneho ushyize imwe muri telefone, ushobora kuyoberwa simukadi washyize muri telefone nimero yayo. Nguhaye ikaze nshuti mukunzi wa TKAB Rwanda, amahoro y'Imana nabane namwe. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wamenya simukadi iri muri telefone yawe. Turareba simukadi ya Eyateri ibaye iri muri telefone yawe ariko utamenye nimero iyiranga uko wabireba, ndetse na simukadi ya MTN. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa TKAB Rwanda, kanda subscribe. Ndi Ami Byiringiro wa TKAB Rwanda. Aha niho ugiye kugura igisubizo ku ikoranabuhanga. Tugiye gutangirana na simukadi ya MTN. Ese ubaye utazi nimero ya simukadi ya MTN, wayimenya gute? Bijya bibaho cyane ko ushobora no kujya kugura simukadi, umucuruzi ntakubwire nimero yayo, bikaba ngombwa kuyirebera. Twagiye rero. Niba wamaze gukanda subscribe, reka dukanda akanyenyeri, 1, 3, 5, akanyenyeri 8, ubundi dushyireho urwego, duhamagare turebe. Turabikorera kuri MTN, turebe ko tubona nimero yacu ya MTN iri muri telefone. Hello guys, ngira ngo mwabibonye neza. Ngaho jya muri comment nawe utubwire ko bikunze, ubonye simukadi yawe ya MTN ikubaruyeho. Reka turebe no kuri Airtel. Kuri Airtel uzaza ukanda akanyenyeri 4, 6, 7, urwego, ubundi duhamagare. Tugiye kureba nimero yacu ya Airtel iri muri telefone turi gukoresha. Guys, urategereza, urabona amarezo ya Airtel ni makeya, ariko tugiye kureba ko bikunda. Ngira ngo ubonye nimero ya Airtel yacu iri muri iyi telefone. Aka kantu nawe rero niba kagufashije, kanda subscribe, uze no muri comment utubwire. Iyi ni TKAB Rwanda, ndi Ami Byiringiro. Ntukajye ucikwa na video nk'izi ngizi. Reka duhure muri video itaha.